I'm back to the job, real in the game. Never stop my career, I need to be a superstar in the high. Ntago bayumvaga cyo ni cyambere, bumvaga ko hip hop ari injyana like nkuko bavuga ngo ni injyana y'umujinya, uvuga ko ari injyana ya komba gukorwa n'abasore gusa. Basaza banyu bo babakiriye gute? Ni bande ugerageza kwibuka avuga ati uyu muntu ndamushimira kabisa yagize uruhare rukomeye mu kunyakira nk'umukobwa muraperi? Bon, kuba single mama ntago byoroshye. Rero intego yanjye ni ukugira ngo abana bato bigireho uburyo bakwirinda ibishuko bya hato na hato, kubera ko usanga igihugu cyacu gifite icyorezo aho usanga ba mama baboneza urubyaro tukabana bato tukarwongera. Ukamenya ko niba ugiye gufata uriya mwanzuro kuvuga ngo ngiye kubyara, already no kuvuga ngo ufashe inshingano ugomba kuzuza cyane pe. Kuba umwana n'umugisha, ariko nubwo ari umugisha nawe yizanira umugisha, urabyumva. Ariko nanone Imana ihesha umugisha, iha umugisha kuri wa muntu. Urabizi ko zivuka ari ebyiri, umugore n'umugabo. Biba binagoye ko imwe yazashaka indi mu gihe indi yabipfuye. Kubera iki Imana itabikoze ngo abantu no bajye bavuka ari babiri, uvukane n'umugore wawe, sibyo? Urumva? Oya. Izo stress zo kuru oya si. Reka mubwizwe tubigiyemo. Let's a beat on the beat. Yes, kaze nanone muri WakaWaka podcast. Nkaba nizera ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero ni Fireborn, uyu munsi ndi kumwe n'umwamikazi. Uyu munsi araza kugurumana turaganira byinshi. Ni umuntu, ni inshuti yanyu, ni umuntu ukunda kuba hafi ya societe, ibibazo bya societe akunda kubyitaho cyane. Ni umuntu ukunda gufasha abafite ibibazo cyangwa se no kubagira inama no mu buryo bwa mikoro. Njya mubona yagiye ahantu. Ni umuntu ufite umutima, icyo bita big heart kabisa, kandi Imana ikomeze imuhe imigisha. Turanamushimira ko ari aha ngaha. Ni umwamikazi rero, ni umwamikazi wa hip hop muri uyu mwanya. Reka tumwintroducing guca. Eyo. Let's get it. Let's a beat on the beat. I'm back to the job, real in the game. Never stop my career, I need to be a superstar in the high. The free, the girl on the street. Ntiganje mu mitima y'abafana babarara. Bamwe bavuze ko bambuze ko batakimbona, ko bansigaranye mu mitwe yabo nk'abafana. Ndi hop, sisi ndi go, ndi sound, ndi hip hop, ndi rap on the beat. Nabaye nk'umukore, I'm back. You back. Welcome back, queen. Thank you. Uri umuntu ugira vibe nkunda cyane. Kandi none ikintu nkunda nuko vibe zawe zijyana na style yawe. Merci. Wabivumbuye gute ibyo bintu tutarajya in deep? Ni gute? Niwe njyewe biri mu maraso yawe. Ya ushiduka nyine waririmbye gutya, ugashiduka wambaye gutya, abantu bagahita babona bira matching. Blessing. So imyaka myinshi gusa turi kumwe muri game. Uri umuntu w'inshuti yanjye dukunda kuganira cyane. Hari n'ahantu tugenda gutya tukagenda muri haso tukajya gukubita ibitaramo hirya no hino. Kabisa uri umuntu w'umusirikari nemera, wagize n'uruhare mu kuzamura injyana ya hip hop kugira ngo izamuke n'abana b'abakobwa batinyuke bumve ko bashobora gukora injyana ya rap. Muri iyo haso yose rero urabona haso yawe uyu munsi igeze he? Turacyasoringa nk'ibisanzwe. Tugomba gukora cyane kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. True. Ariko iyo urebye iyi game nyine, aho winjira muri game uko byari bimeze, uburyo umwana w'umukobwa yitinyaga muri hip hop, uburyo agaciro yari ifite muri societe. Uyu munsi iyo ubirebye ubona uruhare rwawe muri hip hop rwarahinduye iki ku kijyanye no guha agaciro iyo njyana? Uruhare rwanjye mu kugira ngo hip hop igire ijambo, nuko ndi umwe mu batangije hip hop ku bakobwa mu Rwanda. Nubwo atari njye wayizanye u Rwanda, ari big shout out kuri Oda Pasi, niwe wadutangiriye, niwe mukuru wacu. Ariko navuga ko ndi muri umunawe, navuga ko njyewe n'abandi bahanzi bandi barimo basini twatangiye rimwe. Hip hop ntago bayumvaga cyo ni cyambere, bumvaga ko hip hop ari injyana like nkuko bavuga ngo ni injyana y'umujinya, uvuga ko ari injyana ya
igomba gukorwa n'abasore gusa bakumva ko hip hop ari y'abantu bamwe bitabi n'ibimogi bumva ko umuntu wa hip hop ari kirara rero byari bigoye kugira ngo umuntu yumvishe umuntu ko hip hop ari injyana isanzwe izindi njyana zose nko arimba gospel cyangwa arimba R&B cyangwa afrobeat rero twarwanye urugamba rukomeye niko navuga kubera yuko kugeza ubu umuraperi afatwa neza umuraperi arubahwa umuraperi arakundwa umuraperi bamonamo icyizere kandi ntabwo ariko byatangiye kuvuga ngo nitwe twabitangije hari na event ziri big amakampani agira gutya avuga ati twe turategura igitaramo cya hip hop gusa kandi iyo harimo umukobwa ubona ko ari bon kandi bisoundinga neza bigaragara neza rero navuga ko twaharuye inzira akaba ariyo mpamvu n'ubu ngubu usanga dufite abaraperi kazi benshi abaraperi bitinyutse kandi babikora neza njyewe ndagushimira cyane kuko ibyo byose wari uhari wagiye uca muri ibyo bibazo bikomeye ariko noneho gutangira kariyeri yawe nk'umuhanzi w'umukobwa none ukabwira nk'ababyeyi ukavuga uti njyewe ninjiye muri hip hop babyumvise bate kumva ko winjiye muri iyo field y'abaraperi bon ngendeye ku ababyeyi banjye baransapotinga baranshyigikira kandi bari civilize ku buryo bo ntago bigeze babitindaho bumvaga ko nyine ari impano yanjye barayishyigikiye kandi babyumvise neza baragusapotinze muri urwo rugendo noneho nk'aba sister bashyashya mwari muri kwinjira muri hip hop nta wundi mukobwa mwasangaga muri game basaza banyu bo babakiriye gute ni bande ugerageza kwibuka avuga ati uyu muntu ndamushimira kabisa yagize uruhare rukomeye mu kunyakira nk'umukobwa umuraperi bon umuntu ashimira ni nyakwigendera Jay Polly Imana imuruko ridashira kubera ko Jay Polly niwe washyize navuga ko mu rugendo rwanjye rwo kuba umuraperi hari itafari yashyizeho kugira ngo mbundi w'aka kanya navuga ko n'abandi baraperi cyane Tough Gang Riderman bari abantu bashyigikiraga abakobwa b'abaraperi kugira ngo bashiki babo binjire mu njyana kubera yuko support ku muhanzi ni inama nayo makolabo iyo uzamura umwana muto ukamenyekanisha no kuba umwishimiye no kuba wifuza ko harahagera so rero nashimira Jay Polly nashimira Tough Gang muri rusange ndetse na Riderman bari ni bamwe batumye twiyakira tubwire arakantu nyine kaba karimo nk'akantu k'amarangamutima umunsi wa mbere nahuye na kanaka ibyiyumviro byanjye amarangamutima yanjye yarameze gutyo urumva ko kubyiyongera kuri ibyo byose wari umwana muto wari umwana muto cyane so noneho gura wenda n'umuntu umaze kuba umustar uri big uri kubyumva wahuye nawe gute muhura byagenze bite nahuye na Jay Polly n'ubundi nari umufana kandi ntaratangira no kuririmba urabona ko akundi umuntu aba ari ku ishuri afite amakaye yumvamo impano natarajya n'abana narajya muri studio urumva ariko numva afite imirongo Jay Polly yaranyinspiraga na Tough Gang nkagirirwa nandika imirongo yabo mu makaye yanjye muri Talibre abana nkabatamu du freestyle so rero ndangije kwiga troncome njya muri studio ya top 5 sai Musanze yego babwira ko ushaka gukora indirimbo barambwira se urumva ufite impano urumva wabishobora iki ufite ubushobozi ndambwira ndiyumvamo impano ufite n'ubushobozi ndaza kugerageza nakoze indirimbo ya mbere baranyishyuza icyo gihe 50,000 muri 2010 yari menshi cyane nkuko yaba ari nka 500,000 y'ubu ngubu ndayashaka koko nukuvuga ngo wamagara Jean de Poche ku ishuri nkemera nkarya kawunga sijye buri kantine kugira ngo mbashe kubona amafaranga ya stu so ndajya muri studio ndishyura babona ko ndi talented bahita bansinyisha muri iyo label baramfasha noneho nkajya nkora for free muri indirimbo nyinshi noneho ntangira no kwitabira ibitaramo ubwo rero mu gitaramo hari igitaramo cyari cyabaye tumva bararonshingaga top 5 sai niba ari anniversaire sinibuka neza batumiyemo na Jay Polly kwisanga muri vestiaire ndi kumwe n'umuhanzi nemeraga umuhanzi mukuru umuhanzi w'umuhanga umuhanzi ushoboye noneho umustar wanjye cyamamare cyanjye
byarandenze cyarenze umufana muri vestiaire daratitiraga nkavuna nkavuga se Polly n'umuntu arahumeka nk'abandi you know yes ndabyishimira rero kuko Jerry umuntu uri humble cyane uri simple aranyegera stage arambwira umuraperi kazi mwiza courage nyine you know niyumva neza numva ko nshoboye niko twapanze na collabo tukora indirimbo mwese muyipanga uwo munsi no not uwo munsi yarambwira no ntago ari uwo munsi kuko na top 5 kenshi yakoreraga ari album yakoreraga muri top 5 kandi urumva nari umuhanzi wabo nkora kuri studio cyane rero twaje gupanga collabo murayikora turayikora ijya hanze iratumbagira menyekana ifasha kuzamuka utangira kwitabira amarushanwa ama award aba nominé donc ni hatari icyo gihe Passio yari yaratangiye Passio yari yaratangiye nawe ari umuraperi uri kubica bigacika muri ese nzapfa n'izindi ndirimbo nyine zitandukanye ubona ari iki gituma uyu munsi abakobwa ko tubona ari bakeya cyane muri game muri hip hop malgré urumva ya effort yose mwakoze nuza sacrifice yose mwakoze kugira ngo hip hop izamuke harimo abagiye bagerageza kuyizamo hip hop ariko niyo urebye usibye na hip hop no mu muziki muri rusange abakobwa baracyari bakeya ubona icyo kintu kandi ndabizi ko ngewe niyo nsohotse niyo aho tujya hose usanga ko abantu baduperformingira tubonamo abakobwa bafite amatalent hirya no hino kubera iki gitsina gore gisa n'igisigara muri music particularly cyane muri hip hop navuga ko sinavuga iki bivuga byo nibyo umubare w'abakobwa yaba muri mu njyana ya hip hop ndetse no mu zindi njyana zitandukanye usanga umubare w'abakobwa uri hasi ari muke cyane so rero navuga se ko ari kwitinya cyangwa muri industry harimo ibintu bigoye abakobwa batinya nibiki bigora abana b'abakobwa muri byarashize mu minsi ishize nibwo mu myaka y'icyo gihe nyine nibwo byari bigoye aho wasangaga rimwe na rimwe abakobwa barekrama ko babaka ruswa ishingiye ku gitsina ariko nibaza ko ubungubu biri byaragabanutse byarashize man abantu bumva umuziki abantu akeza karigura iyo ufite impano ugakora ibintu byawe ntago bisaba ruswa ntago bisaba izo giti bavuga bisaba just gupresent impano yawe abantu barayakira neza rero naba navuga rero sinzi turi bake nkuko bivuze bamwe bagenda bavamo bitewe n'inshingano cyangwa se bafata pause navuga ko ari umuntu uva mu muziki like kuko impano turayipfana impano ni nka roho yacu donc nago navuga ko bishira ahubwo harabashyiramo pause harabacika intege haraba donc haba imbogamizi nyinshi zitandukanye gusa icyo navuga inama nagira n'abana bato batwumva b'abakobwa no kwitinyuka kugira ngo twubake iki kintu ubutaha cyangwa se mu misiri imbere ntibazongere kumva ko donc tugomba kunganya umubare cyangwa tukabaruta rero navuga ko tugomba gusenyera umugozi umwe tukitinyuka tugashyira hamwe kugira ngo twigaragaze ko natwe dushoboye navuga ko nyine n'ibyo ngibyo tubwiye byagiye bikemuka kuba uyu munsi ushobora kujya muri studio niba ufite impano bikaba bihagije ko wakora music yawe ni ikintu cyiza kandi ni haso mwakoze nyine haso mwakoze ni ukugira ngo ibyo bibazo byose bigende bivaho noneho n'umwana w'umukobwa uzaza muri music nyuma yaho azaze byarakemutse kabisa twarinzira abana bacu barumuna bacu ku buryo bazabikora neza Young Grace ugize gutya winjiye muri Guma Guma competition yari ikomeye cyane byari bimeze gute byari byiza bishimishije binateye ubwoba kwisanga mu irushanwa ririmo bakuru bawe wakuze ureba wakuze ukunda wakuze wigiraho kanuko ubwoba ntago kabura ariko nanone umuziki ntago ugira imyaka twese tuwisangamo waba umusaza waba umumama umukecuru waba umwana twese twemera kuwukora urundi ruhande rero byari byiza ni experience yari bon byamfashije no kwitinyuka kuzamuka ndetse no kugira ibyo nganya na experience performance n'ibiki ko nyuma yaho waje uri umusazi so ubwo ngubwo ngaho turacyari muri career yawe nk'umuhanzi ariko
hari n'igikorwa wigeze gukora cyiza cyane nge nashimye cyane aho witaga cyane ku bakobwa bagiye babyara abasingle mothers kugira ngo mbivuge nk'ukuntu show yawe yari imeze ubona ko nibyo natangiye ikiganiro mvuga uri umuhanzi ugira impact muri societe nacyo kikugira umuntu ukunzwe n'abantu nicyo kiguha agaciro muri societe uri kubyumva buri abantu baragukunda sinzi niba ubizi ariko umuntu wese ubwiye Young Grace ahubwiye turi mwana ndamukunda uri mwana ndamukunda nukubera ko nawe ukunda abantu nawe ugerageza kubitangira so muri iyo ntuza yawe muri uko kwitanga kwawe muri iyo initiative yawe single mothers bimeze bite wasanze aba single mothers bafite ibibazo bimeze gute Single mother ni ikiganiro nkora cyitwa Single Mother Vibe aho nganira n'aba single mom aho dusangizanye experience y'urugendo twaciyemo kugira ngo barumuna bacu bigireho ejo batazahura kuba single mom ntago byoroshye rero intego yanjye ni ukugira ngo abana bato bigireho uburyo bakwirinda ibishuko bya hato na hato kubera ko usanga igihugu cyacu gifite icyorezo aho usanga abamama baboneza urubyaro tukabana bato tukarwongera rero ni ikibazo gihangayikishije igihugu cyacu ari umubyeyi wacu ndetse n'ababyeyi bacu muri rusange kubera ko hari igihe usanga like nk'umwana muto arabyaye nawe akajya mu nshingano zo kurera kandi nawe yagakwiye kurerwa so rero single mom turabaganiriza tukababwira ibishuko ko bimera uburyo bashobora kwirinda kugira ngo iki cyorezo gicike mu gihugu cyacu burundu ni ukuvuga ngo wita kuko aba single mothers nabo baratandukanye hari abo ngabo babijyamo kubera ibishuko kubera ko ari batoya hari n'ushobora kwisanga ari umusingo wenda yarabanaga n'umugabo kubyumva akaba yarakoze divorce cyangwa iki hari nubwo single mom ubundi baratandukanye hari umusingo mother nk'uko wari ubivuze wa wundi wabanye n'umugabo bakaza gutandukana hari umusingo mom wa wundi wari ufite umugabo aza kwitahira hari umusingo mom batereranye so rero ahanini twebwe twibanda kuri babandi batereranye ku buryo nawe wirinda ibyo bishuko ntibazagutererana cyangwa se wabyitwaramo gute cyangwa se kuko donc single mom naje gusanga idakora ku bana bato gusa ndashaka ko nifuza ko kira kiganiro cyakora ku bantu benshi batandukanye kubera ko naje no gusanga gifasha n'abamama hari ukuntu uba single mother ukumva ko ubuzima burangiye sibyo ukumva ko ugomba kwiyanga ukumva ko ugomba kwiheba kandi burya hari nubwo nkuko twatangiye tubivuga hari nubwo ushobora kuba ufite umugabo akitahira still ushobora kuba single mom rero icyo twigisha aba single mom ni kuba intwari bakikomeza bakikunda bagakora cyane ko bafite icyo bakorera n'uwo bakorera so rero byongera na confidence aba single mom ibiganiro byanjye bibaha icyizere cy'ejo hazaza ndetse no gukora cyane njyewe narabikunze ariko ngira ishyari ndavuga ati why not single fathers mwebwe kandi ari mwebwe mudutayahuza mwebwe se mfasha twebwe twakoze inama turanabica wapi ni ukuvuga ngo n'aba single fathers nabo namwe murahari ariko la majorité ubundi 50 sibyo usanga nka 80% akenshi ari mwege mudutera ibibazo sibyo nubwo natwe tutari shyashya kubera yuko hari n'abapapa barera abana abakobwa baba bataye ariko uwo mubare ni muto cyane ni nk'10% ugereranyije ariko 90% mwese bari abake twabavugiye bari abake rero nabo ni bakomere kubera muri iki gihe ibintu byabaye insazi urabizi ibintu byabaye insazi ku buryo ari n'umwana w'umuhungu ashobora kwisanga yafashe inshingano hakiri kare uri kubyumva wenda se hari abakobwa wenda ashobora kubona wenda mubonyemo opportunity ko wenda yahita mugira nk'umugabo we cyangwa ikigashidukana nawe afite inshingano akiri muto yego nabyo ni ikibazo urumva ubundi akenshi inshingano nyinshi rega ni izacu burya ntibazababeshye twege turatwita sibyo ubu ukuntu twagowe nako ntago twagowe ni umugisha twege turatwita tukajya kubise tukababyarira
noneho mushaka ko tunabaririra twenyine urumva ariko muri iyo procedure nasanze nagaciyemo nasanze iyo uri single tuvuge kwa kundi ubiwanyu ntago biriya bintu bigora cyane nk'umuntu ubana n'umugabo ndabisobanura umuntu utwita biwabo ntabwo ajya agira ibintu ngo byo kurarikira ngo yararikiye ngo urukwavu yararikiye inkoko yararikiye ngo capati ngo y'inyamirambo urumva arababara ntube wabimenya ariko ufite umugabo umugabo aba yaratwarije mbese urumva uwo mugabo badatwite reka nkubwire burya sinkubeshye sibyo ushobora kurwara unkunda pe tuvuge disons turakundana narwara ukababara ariko ninjye uri kubabara uwo urumva ubabare ntabwo tubunganye sibyo njyewe ufite umwana yego icyo kintu urakizi nta gihe umwana arwara cyagiye umwana badashobora no kuvuga ati ndababara hana ukumva wagushoboza kubimukuraho ukabyishyiraho urwo n'urukundo rw'ababyeyi ariko buriya n'uburyo ububabayemo nubwo aba atari peni yindi biri kukurya gutya ariko ububabaye mu buryo burenze ntabwo erega abagabo bose ari abana babi sibyo harimo abagabo papa beza harimo basaza bacu beza harimo aba boyfriend bacu beza ariko ntabwo rega kuba mwabidukorera ntabwo ari faveur ntabwo ni itegeko murabisabwa muri live ku buryo kumva ko nawe hari ikintu ugomba gukora hari abahungu benshi bavuga ngo simufasha se nose uramufasha of course ugomba kumufasha kubera yuko n'umwana wawe nta nubwo uri kumufasha uri kwifasha nta nubwo ubumufasha njye nubwo nemeranya n'abantu bavuga ngo iyo mvugo yo ntabwo ari umufasha si umufasha urifasha n'inshingano ahubwo ntukanabivuga ahubwo ikibazo ni uko utamufasha nicyo giteye ubwoba nicyo giteye isoni ariko kumufasha nta ugomba kubirata kubera yuko uri kwifasha ibyo bintu byo bigomba guhinduka kubera ko nanga umuntu uvuga ngo simufasha uramufasha are you for real uramufasha uri kwifasha ahubwo noneho ngiye niyo umutipe avuze ko afasha umuntu babona shari trip ciritse kubera ko ntabwo ibyo ngibyo ari byo kurata kubera ko ni inshingano zawe nawe ubwawe ni nko kuvuga ngo ese ni iki ni nko kuvuga ngo ndi kwifasha like ndashonje ngo nigaburiye nta gitangaza kirimo ahubwo igitangaza ni uko like simbizi kabisa ntabwo iyo mvugo kwa kundi baciye n'izindi mvugo nayo bazayica kabisa OG aho ngaho ndi kumwe nawe OG kabisa naragutsinda iyo mvugo ntabwo ikoreshwa n'abapapa gusa n'abagore cyangwa abasista nabo barayikoresha tuvuga gute tuvuga ushobora kuba ubundi brand ambassador w'abakobwa hangaha muri iki kiganiro ngiye kubavugira tuvuge wowe urumva ubyaranye n'umuntu wenda ugiye kwiga n'urugero asigaranye n'umwana ugeze iyo nge wenda ubonye job ukajya umuha amafaranga mbese yo gusapotinga umwana n'ibiki nawe ukaba wavuga uti nanjye ndamufasha ibyo nabyo birahari rega hari abakobwa bagafashe bashobora gusapotinga famille kurusha nuko cyo nacyo mutajya mucyemera rega oya byo turabikora kuko twe dufite imbaraga n'ubushobozi abakobwa ntago tubaho turarenze ariko nanone nawe we ni inshingano ariko ntago twe tubyirata nkuko mwe mubyirata none se ngo ashaka ko bigenda gute mani kandi mufasha warumva umukobwa uvuga gutya wapi izo ni mvugo zanyu ko ntaganira n'abakobwa wenda biki ariko wenda basanga nabo babivuga sha wapi twe turitonda ntago twabikora tuzi icyo dushaka muri life usashyiremo na single fathers ba ariko nubundi tuganira n'abasingle dads hari biganiro nagiye nkora nabyo nganira n'abapapa urumva kubera ko nizo cases zibaho n'ukuri nubwo hanini tuvugira abakobwa ariko n'abahungu arabahura n'ibibazo ugasanga umukobwa mubereye mubi ntago twagenda ngo twitake kuko nizo cases zibaho aho usanga umukobwa arataye umwana kigira amasho urumva agasiga umwana ntamwiteho papa akamwitaho rero n'abantu b'intwari rero abo ngabo amahoro n'imigisha bibabeho abapapa mujye mwibuka mu bamenshi cyane amahoro n'imigisha y'ababyeyi bacu ko jewe hari gihe wowe none se wowe yubirebye ubona abapapa bakunda abana kurusha abana cyangwa bakurusha abamama cyangwa abamama bakunda abana kurusha abapapa normalement abamama bakunda abana kurusha abapapa gusa n'abapapa bakunda abana sibyo ariko nukuri dufashe umupapa
umupapa wa nyawe ugira urukundo umupapa wuzuza inshingano ugafata n'umumama mwiza wuzuza inshingano usanga hanini ntago ari ikosa ryanyu niko turema ba mama turema mu rukundo noneho byagira ku bana bacu n'ibindi bindi kabisa gusa n'abapapa barabakunda ariko by'umwihariko kubera yuko burya umuntu umwana njyewe nasanze mukunda abana ku magambo anyway baba we kubera urumva reka nkubwire njyewe umupeti wanjye akiri muto umwana yari muto yego hari ukuntu akina akagenda ukumva abamama rero bafite abana bakiri bato ntago bajya bita ngo yite ngo umwana ushobora kuba wicaremo hano umwana ari hariya hanze yagwa ngo umwana wanjye reka nkubwire iki ariko rero umupapa ntago yabyemera ari hanze baba bari kumwe uzi impamvu se reka nyikubwira umupapa akenshi mama ashobora kwirwana n'umwana igihe cyose sibyo biragoye ko nanjye mfite umubebe ariko umwana ahura agenda none abana batoye barabirukanka ntago umusoso wakwirirwa inyuma y'umwana umukurura gusa nawe uba maso kubera ko abana bagira n'utu accident twinshi dutandukanye iyo urangaye gato ushobora no kubona yikubise hasi ishuri ryinyo ushobora kuvamo urumva harya umwana abanza kuvuga nde mama papa mama sha umuntu bava ni mama ni papa sibisi muri comment ni papa ni mama harya Diama yavuze mama papa ni mama yavuze mama wanjye ubwararenze ni mama nuko ngo reka nkubwire ikindi rero mutwicisha se njyewe nshobora kumarana umumama ashobora kumarana amasaha tuvuge umunsi wose sibyo n'umwana ntago wamureresha bombo sibyo umukubita ayo mata izo mbuto amapotage niki ukamwima bombo umwana rero abana rero n'abana nyine iyo umwimye bombo yumva ko wowe utarimo neza noneho papa waraza nijoro nazane twa tuntu tw'utubiswi kuko se umwana n'uko turaba twituduhenda abana sibyo ako kanya umwana ahita asanga papa ukagira ngo nuko agukunze cyane ahubwo nuko umuzane twa tuntu tumushuka tw'uduhenda abana kandi mama waba yamukunze amuha ibyiza muzana ibintu biri bimwica amenyo azashirira mama yamuhaye imbuto zimuha ubuzima urumva rero ariko reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe uzi ukuntu abapapa binywera akabyeri bakunda akabyeri urabizi ndabizi uzi ko umupapa wabyaye niba yanywaga utubyeri 5 ashobora gushidukana kamwe atakikabona of course none se ni impuwe ntago ari impuwe ntago ari impuwe ariko nukuvuga ngo iyo step abagiye kubaho umubyeyi akora sacrifice hari ibintu byinshi nanjye mbikubwire wari uzi ko ari umumama ufite utunze telefone ya mbere igezweho uko mama ukenera ukweto rwiza ukeneye iyo salon ariko yagira umwana akavuga okay niba nakoreshaga inzara 50 nzajya nigendera banera akajeri ka 5 ariko sevingira umwana uwo mama ntago abaho yes we nitubaho turiho nge ndiho nkoraho ndiho kuko nanjye bimbaho nukuvuga ngo ari ibintu byinshi wigomwa kugira ngo ubashe abapapa nibo bigomwa abamama ntago bajya bigomwa umumama ashobora gushininga ariko umwana ibyo bintu byose atanabibonye uwo ni umumama mubi nukuvuga ngo umumama mwiza nkuko nabikubwiye muri iyi si turimo abantu babiri hari umwiza n'umubi hari umumama mwiza n'umumama mubi hakaba umupapa mwiza n'umupapa mubi ariko umumama mwiza ari iyi mamani hari ibintu byinshi yima akavuga iyo telefone none reka nigumire kuri 6 yanjye nako yanjye kugura 14 bashe kubona bas tortez y'umwana sibyo umumama ariyima akavuga ati yo wig henze reka nyereke ikaba nyisukire wenda abakobwa b'i Kigali ibyo bintu barabikora nanjye mpi Kigali kandi ndabikora oya abamama turarenze wowe uri boss lady oya none reka nkubwire buri wese oya ndanye ndazisaba ukubyumva oya nta muntu utazisaba wowe ukubyumva wowe show ziragushaka ukubyumva ibintu byinshi biragushaka nizo nzara n'ibicyari n'uwaza akabigushira nakwinginga kugira ngo wenda unamupostingire ukubyumva ariko reka we kubivuga nk'ibintu wakwigoma kuko ntago ibyo ngibyo wanabibura reka none dufata ibindi dufata umuntu umukobwa w'i Kigali utwika yareka umusatsi kubera umwana cyane abenshi ariko wa mama mwiza nukuri yafata majority mubuzi shishamo gutya umva reka nekereza ku segonda kamwe barabikora barigomwa pe cyane mani buriya nago buriya abamama dufite ibintu byinshi tubitse tutabereka sibyo dushobora kuza tukakwereka image nziza kugira ngo ari kudufata ko turi abanyabwenge uzatinya umuntu byara umuntu ufasha imana kurera
ashobora no kukwihishamo sibyo ariko suko tuba tutabikora cyangwa se suko baba batabikora barabikora ahubwo ntago mubibona hari ubundi reka nkubwira sibyo iyo ngewe n'urugero iyo ndi kumwe n'umuntu nshobora kuvuga ngo nibwira wenda tuvuge coga ko mfite iki kibazo arakimfasha nimbwira wenda bakti ko ngifite aranyumva ariko ntamfasha uko ari igihe kugira ngo akumvire ubusa wicecekera hari igihe rero ibintu byose hari igihe tutabibereka kubera ko nta kintu rimwe na rimwe muri budufashe tukabereka image nziza dushaka kubereka kandi ariko turi gupfiramo imbere. That's true. Ndewe icyo nshaka kuvuga nuko abapapa bakora sacrifice okay ntago byabura nabo ariko ibyanyu mwigomwa ni bibiri primaire ariko twega ibyacu biri hejuru cyane ushaka kwigomwa iyo beer erega beer kwigomwa nango birenze muri uyu mugisa wari wabyo kukabara beer uziko beer barazigura niyo utakwigurira bakugurira sibyo ariko nshobora kukugura beer suzi ko ukuntu sinzi niba ibyo bintu ujye ubibona umuntu ushobora kumbwira ati umusawa nije venise ko ngize akabazo shawala nazo yaguha ariko ashaka kubwira ati ngino twitemo hano umushuti wanjye umeze gutyo ndamusuje cyane arabizi ko nyumura muserereza ndabimubwira shaka kumubwira namuse nka 10 n'urugero ahambwa shakre na mfite pe ngo akatemwa ngo gusuri nkabwe na ndi hano na hano none se magusanga se cyaho waje tukitamo sha yaje kwishura facture akishura nk'ibihumbi 100 kandi namusabye 10 yari urumva rero ukuntu bimeze inzoga niyo wazigomwa mani banazikugurira ariko ntago wajya n'umuntu muri sala ntago wamuguriye wigirenze urabyumva rero ko twega ibintu twigomwa ari n'ibintu tutabona ariko mwega ibintu mwigomwa n'ibintu mwabona anytime anyway nari nafashe side iri opposite kugira ngo n'ikiganiro gikomeze kugenda ndabyemera ko abapapa bakunda abana babo n'abamama bakunda abana babo antuka abapapa beza n'abamama beza bose bakunda abana babo kandi bashobora kwigomwa kugira ngo abana babeho neza ikindi ntabwo niba wishyurira umwana minervare cyangwa se wohereza ibyo kurera umwana n'iki ntabwo uri gusapotinga nyina w'umwana ntabwo ari umumama w'umwana ni uri kwisapotinga n'umwana wawe abantu bajye babyumva gutyo bareke no kubivuga mu buryo butari bwo kuko bituma abantu bumva bakora kuko niba ushyize umuntu ku isi ugomba kumenya nawe uburyo wageze ku isi sacrifice abantu bitanze kugira ngo ukure uri kubyumva ukamenya ko niba ugiye gufata uriya mwanzuro kuvuga ngo ngiye kubyara already nukuvuga ngo ufashe inshingano ugomba kuzuza cyane pe kandi reka nkubwire uretse no kumva ko wikorera niyo ufite ikintu ukora Imana irakublessing ku bantu umwana n'umugisha ariko nubwo ari umugisha nawe yizanira umugisha urabyumva ariko nanone Imana ihesha umugisha iha umugisha kuri wa muntu ufite inshingano uzi ko dushobora kubyarana n'urugero ngiye nkagira ibintu nuzuza sibyo wowe ukabyirengagiza nanjye suko ushobora kuvuga ngo wowe ufite uburyo wabibona nawe ufite uburyo wabibona sibyo buri wese afite uburyo yabona ibintu wenda nubwo bitanganya umubare ariko nawe ufite uburyo washakamo nanjye ufite uburyo nahigamo urabyumva nuvuga rero iyo wowe uzareba kenshi cyane iyo ufite inshingano Imana irakublessinga man igenda igutama igushyiramo imiyaga igufungurira imiryango itandukanye ariko iyo wirengagije ikintu uba block uzareba kenshi abantu benshi birengagije amaraso yabo abantu benshi birengagije abana babo akenshi bari hasi kubera ko nose Imana iragufasha iki nuvuga ngo ahantu hose usanga hari cast ntago cyane ariko uzarebe yego iyo wemera inshingano Imana iwanura higa imiryango irafunguka naho utakekaga bigakunda kubera iki kubera ko Imana igomba guha umugisha uwo muntu wazanye ku isi none aba single mothers nuvuga ngo turetse wenda abagize ibyago byo gupfusha abo bashakanye ariko aba single mothers baba bafite n'aba single fathers babyaranye iyo urebye wowe waganiriye nabo benshi wambwiye ko wanaganiriye n'aba single fathers mu nuza wasanze hagati yabo babanye gute abenshi usanga babanye neza cyangwa ni ibibazo biratandukanye ari umubare munini nawo babanye nabi kwa kundumva ko iyo utereranya umuntu ariko
ugasanga uramuteranye mufite utuntu twinshi mupfa ubundi nge nibaza boyfriend umuhungu n'umukobwa bakundana badafite umwana shabapfa utuntu tworoheje nta kintu bafite bapfa ariko iyo mufitanye igihango mufite utuntu twinshi mupfa nge tudafitanye umwana ntabwo twagirana ibibazo nakureka ugacishe n'urumva ariko iyo dufitanye umwana urumva ari biduhuza simba nshaka kukurekura nako nta nubwo nakwifuza kukurekura ntibyakunda urapretending ukigira ko nkaho bitakureba ariko nawe ubwawe ntagona amahoro yo mu mutima uhora wumva ko ari umuntu uri kuri wowe nubwo wamwirengagije urumva gusa ikintu ngiye mbona cyiza wenda nuko nubwo dushaka kubyarana ariko ntidukomezanye ibintu birahinduka urukundo rurashira turabizi twese urukundo rurashira ariko nubwo rwashira basi tubane nk'abajama biroroshye ko dushobora kuba urabona cyagiye kera batwirukanaga ku ishuri bakaduha ntabwo ari kutwirukana nk'aka invitation cyangwa se wenda ga communication kavuga ngo babyeyi dufatanyije kurera dibuze tube babyeyi dufatanyije kurera ntituryamane ntidusohokane ntidukundane ariko byibuze tube hagati turera umwana wacu abone urukundo abone love ya mama abone love ya papa abone support ya mama na papa icyo gihe bifasha n'umwana gukura neza abona abantu ku mpande zombi sibyo wikwima abantu kenshi nk'ama couple yangana cyane kuko wenda yabyaranye babazi ko bari guhimana ariko still babahima umwana wabo kubera yuko hari ibintu umwana abura yakabonye hari uburere nkuko twabivuze hari uburere mama aho umwana hari n'uburere papa aho umwana hari igitsure papa aho umwana nanjye icyo namuhari ukuntu ngiye nshaka kumutonesha cyane akaba nk'igiteyiteye akaba cyane cy'igitesi cyane ariko papa ashobora kuza akamukebura umwana ufite impande zombi watese kandi uzubwenge rero niyo mpamvu rero biriya bintu mbona ari ubufu kumva ko niba mwarabyaranye mwangane kandi mwagakwiye gukundana usanga habamo ikintu gisa nko guhimana ni n'ubugome bukomeye urumva kubera yuko ntago bikwiye ko muba banzi ahubwo mubabajama ntimuhuzwe n'ibindi bintu mudashaka bijyanye n'urukundo ariko byibuze mwebwe urukundo muri uwo mwana mwembi kandi byose birashoboka hari abantu nzi hari nk'agakouple nzi k'umushiti wanjye mani barahura bagiye guhuzwa n'umwana kandi umukobwa afitiye boyfriend afite n'ubukwe ejo bundi n'umujama afite umubebi we kandi barubahana nge nibwo navuga ko nibo rugero rwiza ku basingo mama abandi bose barakica gushyira hamwe usanga ari ikintu kibagora amagambo uvuze ni amagambo akomeye cyane n'abantu bazakurikira podcast nizeye ko bazakuramo ikintu gikomeye kubera ko ni ikibazo kibaho hagati y'abo bantu aho kugira ngo bafatanye ugasanga ahubwo barakubitana imitego ugasanga harimo akantu ko guhimana akantu kameze nka competition umva uriya ari mu yungu y'umwana urashaka gusohokana umwana arakubeshya ariko bibongereka nkubwira sibyo wowe ntufashe umwana sibyo nta kintu na kimwe ntuzi uko yaramutse ararwaye ntabyuzi arakuze ntabyuzi hari ibintu byinshi ageraho ntabyuzi ubonye amafoto meza urasaze urayibye urayapostinze ntuzi ko umwana urwo rukweto yambaye ntuzi wari umuguriye sibyo birashoboka ko iyo mufatanye rero nta nubwo dufatanye ntago namukwima impamvu akenshi bikamvugirira abakobwa bamwe na bamwe bimana abana nubwo nabyo bidakwiye ariko hari impamvu zituma amana ntago turi abamarayika hano ku isi hari igihe natwe tugira umujinya cyangwa se natwe tugatekereza kabiri wowe ntago uheruka umwana wenda tuvuge wenda umwana afite imyaka 10 umuheruka afite imyaka 2 wowe urashaka kuza kumusohokana nkandi ako kantu niko umuntu amukwimye urumva afite ikosa tuvugishwe ako kantu ahubwo ngewe numva n'uwo muhungu niba ari n'umuhungu cyangwa se niba ari n'umumama wenda dufata inguni zose kose birashoboka umupapa ashobora no kukwima nawe bibaho umumama umwana ari wo murera igihe papa ari urera umwana ariko numva ko nabyo nugutinyuka no gushira isoni nkeya kubyumva umwana ntuzi ngo ameze gute umwana ntuzi ngo yaryamye gute umwana ntuzi ngo yariye ntiyariye wa mugana ubonye umwana atangiye kugira amafoto meza bari n'iki nawe utangiye gushaka kuvuga ngo reka nanjye umwana wanjye none ikindi byibuze buriya communication nge nemera ibintu byose nemera ikintu communication ndayemera cyane ndayubaha yaba mu buzima bwo kurera yaba mu buzima tubamo buri munsi yaba mu kazi dukora ikintu no muri relationship buriya communication man
ni ikintu gikomeye cyane ushobora kuba utamugura n'urwo rukweto sibyo twese ntago tubonera rimwe sibyo ushobora kuronka uyu munsi ejo ukabura cyangwa ejo ukabona hari igihe umuntu adakora ikintu kubera ko cyamunaniye kandi iyo muri partners muhuriye kuri icyo kintu ububizi buriya ntabwo cyane nta nubwo umurakari utuvuga dako disi nubwo yanze nubwo atakoze ibi nuko ari block iyo yafite arabikora icyo gihe uramwumva niyo yashaka umwana wamuha umuntu ntabwo avuga nta kuvugisha ntashaka kumenya uko umwana ameze none se wowe wakumbura umwana ngo urashaka kuza kumutwara ibyo ni ugushira isoni no kutaba umuntu for real ngewe sinzi ko bananzi simbisi oya hari abantu badashira isoni hari umuntu ukubwira ikintu ugatekereza uburyo kinamujemo akanatinyuka kukivuga none ugahita unumva ko na bya bindi umva ko yahana agaciro ugahita usanga nta n'ubwenge afite bwo kubiha agaciro cyane bituvuga karabwa papa na kabebe hari akabebe se ntabwo ari akabebe hari udupapa tw'utubebe ari igihe utubebe se uko ari utwana tubi neza ni akagoryi ni akawerewe ni agateyiteye urumva ari agateyiteye ku mugani wawe so ndumva tugiranye ikiganiro cyiza kuri ibyo bintu abantu bazabyumva ndumva bazakuramo amasomo menshi cyane kuko njyewe ndagushimiye cyane kuko ndabyumva ko wagiyemo kabisa indi OG ni sije yanjye ubundi nisangamo ni beat ngwamo neza OG wala ikiganiro cyawe ngewe ndashaka kuzakizamo one day nanjye nkaza nkavugira abapapa ariko naho bakora amakosa ukabakebura kubera ko iyo turi kwivuga iyo turi kwivuga nk'ikiganiro cyanjye siko naho ngo bacyanga oya nyine uzana abantu bavuga amakosa yanyu harimo abahungu bababaye nibyo nyine ikibazo ubaza rero nabo bivugire none se tuvuge n'urundi rugero ngiye kuguha ubyaranye n'umukobwa tuvuge umukobwa yavuye iwabo za Kibuye zahere uri kubyumva wenda mugize gutya muratandukanye ntabwo ufite uburyo bwo kubana n'umwana cyangwa se umwana aracyari muto agomba kubana na nyina uri kubyumva nyina aramufashe kugira ngo yitwikire amujyanye iyo ngiyi iwabo za Kiramuruzi agahita yigarukira mu mujyi kurya show uri kubyumva akabijya kwatse n'amafaranga akayajyana muri show uri kubyumva abo nabo babaho babaho pe hari abapapa batanga amafaranga ibyo bayatangiye gukora ntaba ari byo akora nabyo kabisa ariko umukobwa rero nk'uwo nguwo iyo babonye muri kuvuga ibintu bahita bagatara kuvuga ibintu byo bushiti n'ibiki kubera ko ntabwo mwibuka ngo nawe mumuvugire tuzazana n'abasore nyine babavugira harimo abababaye byo ndabizi kabisa ko ibi bintu ni nk'inyanja ngari relationship ziri hano hanze zibamo ibintu bitandukanye ku buryo buri wese usanga yarababariye mu nguni ye munguni ama depression dufite abantu benshi niyo mpamvu nyavuga ati n'Imana sinzi ukuntu yabikoze kabisa ubundi Imana ko yabonaga ko iki kintu kizateza intambara iki kintu cy'inkundo cyo kuvuga ati ubundi no kuvuga ngo hari ikintu kiza yakoze yagombaga no gukora ku bantu amapijo hari igihe muracyagira amapijo mwagiraga amapijo no urabizi ko zivuka ari ebyiri umugore n'umugabo biba binagoye ko imwe yazashaka indi mu gihe indi yabipfuye kubera iki Imana itabikoze abantu nabo bajye bavuka ari babiri uvukane n'umugore wawe sibyo urumva oya izo stress zo reka mubwizere tubigiyemo ubundi izi kintu bavuga babanga Imana nizo ubwenge yonyine buri impamvu yabikoze ubundi Imana nanjye ko ngiye twicaranye nayibaza pe nitujya mu ijuru nzayibaza ubundi baba God kubera iki ibintu byabaye ariko nyine sinzi Imana igira inzira zireye igihumbi izo ubwenge yonyine izi impamvu kira kintu yagisemo ariko umuntu yitonze yamenya abagore cyangwa Imana yaturemye ubundi dusubiye inyuma abantu aho baturuka abantu urabizi tutarabasivirize tutaravumbura umuriro tutaravumbura ibyuma twiberaga mu mashyamba bishobora no kutujyana mu guhera inyuma abantu babagaho gutyo nyine wasanga twarabagaho nk'inyamaswa
oya niba uhuye na Young Grace nose kuri Adamu na Eva bara niba ukagenda hirya ahubwo twimerera hakurikira inka zimeze cyangwa se cyangwa amadogi at least aho kugira ngo tubabazanye imitima ariko n'ubundi nabonye ariko Kigali bisigaye bimeze sigaye numva ngo Kigali bishera nyine nta nubwo tukibabara like uziko man isi kugenda ihinduka twebwe tuzi ibintu biri OG bura twe turababara buriya bari kuvuka ubu nigeze gukorana ikiganiro na Badrama turi kuganira ku bana twumva ati ngiyewe hari igihe ntekereza isi ahantu irimo kujya nkumva ngize ubwoba ku mwana wanjye nanjye urukubyumva noneho badarambwira ati wowe ntuzagira ubwoba ko we ibihe yavukiyemo nibyo bihe nyine arimo azavuka azi uburyo abana nabyo bana ahubwo ari update kuri ibyo bintu naye ndabitekereza nsanga koko nyine agomba kuzaba ari update kuri ibyo bintu urukubyumva ariko iyo tuza kuba twibereye nko twari turi mu mashyamba ntayo twagiyemo ariko iyo ni imagination ni naho turi gusubira aba twayagiyemo njye navutse ariko bimeze we wavutse ariko bimeze nanjye navutse ariko n'abapapa rega bavutse ariko bimeze reka gwera kuri so na sogokuru uretse Adamu na Eva se bisanze harya ni mu ishyamba cyangwa okay noneho reka nkubaza ikibazo Adamu na Eva bisanze ari babiri umugore n'umugabo sibyo barabyara Nundi nibo babyishe bakora zira staff nizo zatumye tuzana izo feelings z'ubufuzi tujyana habi wenda Imana yari kudutegura uburyo tuzabikora ukuntu bizagenda dukurikije uko Bible ibivuga ariko nkubajije ikibazo abantu bororotse gute hari umugabo umwe n'umugore umwe nukuvuga ngo haraho sister haraho bro yarongoye sister ntose nabyuzi uzi n'ikindi kibazo dusubiye inyuma urabona ibingibi byo kuna abantu bihakana abandi uziko ushobora gusanga bizabaho mani ubundi ni nako byagenze dare wasanga nka Eva yayisaba single mama akata yabyara kana kaketa kahura n'akana ka Adamu urumva kandi amuse bahuriye Adamu yakuyeho undi mugore nuvuga ngo nyine impamvu none se reka nkubwire nk'iyo ufashe ukihakana umwana sibyo ntuzi uko yakuze umukura mu buzima bwawe agakura ejo ukazagenda ukabyara undi bahura bagakundana birashoboka ariko ikintu kimwe ndi kukubwira muri Eden icyo gihe abantu bari babiri no kuvuga ngo nuvaho ngaho ukajya hano nta wundi muntu muzahura ni babiri gusimana ako barabyaye none ikibazo njya nibaza isi yororotse gute ko Imana yabiremye ari aho sister byarana na bro ko ubirebye mu mibare niko byagenze byaje kuba kirazira gute nyine kiriziya simbizi ubundi no bintu nanjye nzi muri life ubundi bibiri ari kubundi shabiriya nayo rero ni kujyana ahantu hakwereka ko turimo dushobora kuba iri koranabuhanga turimo kujyamo riri kutujyana mu kintu kimeze nka ya jango abatubanjije kubaho babayeho uri kubyumva kuko niba nshobora kugira gutya kuri telefone nkaba nshobora kuvugisha abakobwa barenze 100 icyarimwe nanabareba n'amafoto n'iki tukaba kera wagombaga kujya kumisa ukazahurira n'umukobwa mukamenyana mukazajya mwandikirana uturetre ukazajya kwiga hanga ugahura n'umukobwa mugakundana mukajya mwandikirana uturetre byazafata mukongera mugahura cyangwa se bikarangira burundu uri kubyumva ariko ubujya kuri snap urahita ubona abakobwa nk'ijana beza bo muri Kigali uri kubyumva urumva n'amarangamutima yacu agenda apfira amaho ngaho wari expired urumva rero tugiye muri ya jango kuvuga ati niba ndi gufira uyu nguyu twagiye ubundi shere wa no muri kumwe aka kanya ngo ndi kumwe n'uyu nguyu turavibinga biryoye n'ingenda jango umva wallahi twasubiye asura nibyo ariko twebwe turacyababara wallahi ngewe wallahi ngewe nkibabara byaranze ngewe byarashize ubu ngubu ndi hahandi uri kuvuga ngewe nagezeyo oya nukuri kuri crashes crash nyine nuvuga ngo crash niki urafuha nabo kabura ninsazi oya bino bintu biteye ubwoba kubera ko noneho ntuza nka Facebook iri kuzana ibintu Meta igiye kuzana ibintu unshobora kuzajya nguhamagara uri mu rugo nanjye nibereye mu rugo nkakubwira ati ebane twigire Dubai kubyumva uhita ukubitamo ibi headphone urumva bifite n'amantuza n'amarineti bureberamo n'iki tugahurira Dubai tukajyana muri restaurant tukicara tugatera story urumva twarangiza tugataha show ntabwo show abantu bazajya baza kwatendinga ngo baje muri salle uzajya utanga show
ugurisha amatike niba ari kuri Facebook niba ari hehe Ego. umuntu uzajya umutangiye code umuntu azajya abari iwabo mu rugo akubitemo ya headphone n'iki yinjire muri show kandi kwa kundi ageze muri show abone vibe y'abantu bose bari muri concert itababona ko nuva se ari vibe binarenze isiri kutujyana ahantu heza Imana idutiza ubuzima tuzabiryemo show birarenze ariko nanone biri kutuvana mu buntu buri kamere ego byararangiye gupfa uzajya usanga nk'umuntu mubana mu nzu bizajya binamugora kuba yakubona n'umunota ariko n'ubu ngubu niko bimeze sibyo bari abavandimwe banjye ibaze ko nk'ejo twese twiriwe mu rugo ariko ntabwo twabonanye ni ukuvuga ngo buri wese kuri telefone ye uzwa no kwandikira ari muri chambre nawe uri muri chambre akakwandikira ngo mani akagusaba nk'ikintu like ikoranabuhanga ryo rirarenze cyangwa se ntabwo urabona abantu bagusuye urabona ukuntu kera twaganiraga amafamiye buri wese ni telefone ye noneho kandi ahantu bitera ubwoba n'umugore n'umugabo iyo bamaze kurya akantu buri wese ahita ahindukira oji ni ukuri kw'Imana ashayisira arangiye wala buri wese akajya muze ahubwo bazazana n'udusystem zatuma bibi Diamante ameze gute? Diamante ameze neza we yagiye ku ishuri. Ubushize ariko amufite amafoto nako araryoshye kabisa. Umwana araryoshye none araryoha none wageze aharyoshye. Ariko nagiye umwana batageze aharyoshye ariko wageze andi ashimishije ubona ko ari gukura ari umuntu mukuru Ngira ikintu nkumbuye. Yego. Nkumbuye akabebe. Ukumbuye akabebe? Ariko ngakumbuye kakiri mu nda. Cyakoze oya ngiye cyakoze nkumbuye agahinja. Nk'ejo bundi ari umbibi wanjye wabyaye. Ngakumbuye kakiri mu nda kwa kundi ugakora gutya kagahita kakisimbutse. Oya ngiye singumbuye gutwita ntago bikumbuye. Ariko cyakoze nkumbuye agahinja n'agahumuro k'agahinja akabebe nyine gatonya kakandi gasinzira kigira gutya. Ndabikumbuye ariko nzajya mbireba ku bandi. Ntago mbyikumbuyeho. Wowe ubyikumbuyeho? Ngiye mbyikumbuye nkumbuyeho gakoro kagasimbuka. Nyine shaka ukuntu birangiza neza nk'umuntu umupapa. Ndewe se. Anyway ibyo bintu ntabwo ari ni umupango w'Imana. Ojiya. Urabikumbura ukavuga uti ndabikumbuye ariko ntabwo. Ariko nawe ushobora erega Imana ni umupango w'Imana yego ariko ushaka ikintu nyine nawe uragikora Imana ka Inshallah. Reka tuvuge gutyo. Yeah. So Young Grace kugira ngo dusoze reka tugaruke kuri industry gatoya tunasoza. Uyu munsi ubona industry yacu imeze gute ubona turimo urabona dufite amahirwe y'umunsi umwe kuzayobora Afrika cyane uzi impamvu umuziki wacu w'u Rwanda uri gukura dufite abahanzi benshi yaba abakuru yaba n'abahanzi bashya bose bakunze ibyo bakora barabyubaha barakora cyane bakora ibintu byiza kandi umuziki wacu uri gukura bamwe mu bahanzi baragenda badufungurira imipaka ku buryo ubona ko umuziki wacu ufite icyizere ko uzarenga Afrika kubera yuko reka nkwereka urugero manisiko nacyumva umuziki wo muri Amerika ntago bibaho nukuri nakubeshye sinzi ngo ngo uretse kuba nkunda wenda rihana gusa nkawe zirenda ko kera dukwepa tujye kumva ngo VOA music mix ariko ubu ngubu ni umuziki nyarwanda ahantu hose yaba ama club mu rugo usanga twese duplaying inyarwanda iryo rero ni ishusho ni cyizere ku muziki wacu uri kuzamuka cyane ndagushimiye cyane ndagira kutubwira akantu kari ku mutima ariko kuri iyi podcast ndumva ari karibu kandi ndagushimiye ko iyi ni support ubu duhaye ko turimo turatangira turimo turubaka WakaWaka podcast kugira ngo izabe nini mu gihe kiri imbere igira uruhare no gukomeza gutuma industry yacu izamuka nagaki kari ku mutima w'umwamikazi kari ku mutima reka nanjye baze gushimire kuba wanyakiriye byari byiza gukorana namwe ikiganiro cyiza ikindi nari ngukumbuye nishimiye kongera kubona akuswe ngo aya narabyaye muri shooting oya ariko usko ari igihe nari nwite turi kumwe utabizi nagiye twagiye kuririmba boro Kicukiro urumva nkajya nywa fanta orange ukajya ubona buri kanya ndasohoka nduka
ukuntu tumusika hariya gori yari yagezemo Paul yari irimo imereye nabi kandi ngomba kuririmba kandi ndatwite kandi mfite iseseme nkajya mbibeta mukagira icyo gihe nakubeshye ngo ndwaye igifu sinzi ikintu nakubeshye numvaga nashaka kubivugana na twari duhagaze inyuma hano hari ibyuma guca amafoto ndayafite nkajya nsoka nkabirangiza nkongera nkagaruka ariko ntago ari bwo guheruka muri shooting muri fin y'umwaka ushize ya shooting ya ndirimbo All Star imwe ya NTAGO no imwe ya Rubavu Rubavu hariya niho haduheruka ejo bundi kandi ni vuba ni muri fin y'umwaka ushize yani gusa nishimiye kongera guhura nawe nishimiye ko mwanyakiriye neza ndetse nshimira n'abadukurikiye bose babwira ngo amahoro n'imigisha biva kuri Nyagasani bikomeze bibabeho so yeah. Thank you. Yes. Iyi ni WakaWaka podcast. Turamushimira umwamikazi, turamushimira mushiki wacu, turamushimira ku bitekerezo byiza kandi tunizera ko uruhara akomeje kugira mu kubaka societe namwe abababwiraho muri hose kugira ngo buri wese abashe kumujoininga muri iyo movement nibwo bizabasha gukemuka. Ntago umuntu abavuga ibintu kugira ngo abari uruhare rwiwe ku giti kiwabwa batumira kugira ngo mwese mubashe kujoininga na mukore movement bikemuke ubuzima bukomeze bugende neza. So mukomeze mukore subscribe, muduhe like, mukomentinge, muduhe ibibazo tuzagaruka tubiganireho anytime. Blessing.